Uyu munsi ku Kibabi TV turaza kuvuga ku bushye. Iyo havuzwe ubushye haba havugwa ikintu cyose kigera ku ruhu kikarutera kwangirika, ariko ruhiye bitandukanye no gukomereka. Ugushya gutuma uturemangingo turahiye duhita dupfa. Ushobora gutwikwa n'umuriro, amavuta ashyushye, igikoma, amata ashyushye, imiti imwe n'imwe y'amazi arimo aside ubwayo, umuriro w'amashanyarazi n'ibindi binyuranye. Aha tuboneraho kuvuga ko igihe cyose utwitswe ni acide cyangwa ikindi kinyabutabire kimwe n'amashanyarazi, ugomba guhita ugana ivuriro rikuri hafi niyo waba ubona uruhu rutangiritse cyane, kuko byo byinjira mu mubiri. Abantu ntibakira ubushye mu gihe kingana, niyo baba bahiye ahantu hamwe mu buryo bumwe. Gusa gukira biterwa n'icyagutwitse hamwe n'urwego ubushye buriho. Icyakora hari n'ubushye buba bukabije bushobora no kubyara urupfu. Ubundi ubushye buba mu nzego eshatu, dushobora no kongeraho urundi rwego rwa kane, ariko nanone biterwa n'uburyo uruhu rwangiritsemo. Urwego rwa mbere ni igihe uruhu rwatukuye ariko ntiruveho. Urwego rwa kabiri ni igihe uruhu rwashishutse cyangwa se ntiruveho ariko rugatumbamo amazi. Urwego rwa gatatu ni igihe byageze ku nyama uruhu rwavuyeho. Habaho n'urwego rwakwitwa urwa kane, aho usanga byageze hafi y'amagufwa. Ubushye bwo ku rwego rwa mbere, ubu bushye twakwita ubworoheje, bufata uruhu rw'inyuma gusa. Uwahiye ubu bushye arangwa n'ibi bikurikire: gutukura hahiye, kubyimba no gututumba byoroheje, kohera, gukanyarara. Uko hahiye hagenda hakira, uko ubu bushye bufata uruhu rw'inyuma gusa, nyuma y'iminsi hagati y'7 n'10 burakira neza kandi ahahiye nta nkovu hagaragaza. Gusa niba hahiye ari hanini, hakaba ari mu maso cyangwa mu ihiniro, ivi, inkokora, ubujana, urutugu, ni byiza kujya kwa muganga. Ubutabazi bw'ibanze bukorwa ubusanzwe ubushye ntibugombera kujya kwa muganga, ahubwo hari ibyo wowe wakwikorera. Shyira hahiye mu mazi akonje byibuze iminota 5 kuzamura. Byaba byiza kurutaho ari amazi atemba. Fata imiti igabanya uburibwe nka paracetamol cyangwa ibuprofen. Sigaho umuti wa antibiotique wo kwarinda. Ushobora no gushyiraho umushongi w'igikakarubamba. Ibi biharinda gukanyarara. Icyitonderwa, ntibyemewe gushyiraho barafu kuko nubwo ituma wumva hatakikurya, ariko nyuma hashobora kwangirika. Ntuhapfuke kuko si ubushye bwagezemo imbere. Ubushye bwo ku rwego rwa kabiri, ubu bushye bwo buba bwageze imbere mu ruhu, ndetse bigaragazwa n'uko uruhu rubyimbamo amazi ndetse rimwe na rimwe rugashishuka. Ubu bushye nabwo iyo bwitaweho neza burakira vuba kandi nta nkovu busiga. Bishobora gutwara nk'ibyumweru 3 kugira ngo ukire, akenshi bigaterwa n'ahahiye ahariho. Icyakora akenshi ubushye aho bukize usanga ibara ryaho ryahindutse, gusa uko iminsi ihita hagenda hasa n'ahandi. Ubutabazi bw'ibanze: suka amazi mu gihe cy'iminota 15 cyangwa irenga. Fata imiti ibyimburira inagabanya uburibwe. Sigaho umuti wa antibiotique gusa. Hita wihutira kujya kwa muganga niba ahahiye ari hanini cyangwa ahahiye hamwe muri ahakurikira: isura, ibiganza, amatako n'ibibero, kunda, ikibuno, ibirenge, kuko ubushye bwaho buba bugomba kwitabwaho birenze. Ubushye bwo ku rwego rwa gatatu, ubu bushye buba buteye ubwoba no kubureba. Niyo mpamvu utitaye ku hahiye uko hangana, utanarebye ngo ni hehe hahiye, ako kanya hita ujyana umurwayi kwa muganga. Ikindi nuko akenshi uwahiye kuri uru rwego atumva ububabare, kuko imitsi ijyana amakuru mu bwonko iba yangiritse nayo. Ubu bushye iyo bukize hasigara inkovu, kuko uretse uruhu n'inyama zirwegereye ziba zangiritse. Icyakora inkovu ubwazo zishobora kubagwa noneho hagasubira kumera neza. Rwose ntuzahirahire ngo ugerageze kwivurira ubu bushye mu rugo. Ugereranyije n'ubundi bushye, ubwo mu rwego rwa gatatu buteza ingorane zinyuranye nko gutakaza amaraso, kurabirana, ndetse bishobora no kubyara urupfu. Niyo mpamvu ari byiza kwihutira kwa muganga. Icyitonderwa, ku bushye bwose ni byiza guhita ukuramo imirimbo nk'impeta, inigi, amaherena, ibikomo, umukandara niba hahiye hari aho hahuriye nabyo. Ku bushye bwo ku rwego rwa gatatu, niba bwafashe ahantu hanini, ni byiza gutabaza imbangukiragutabara ikaza gutwara umurwayi. Ubundi niki gitera ubushye? Nubwo ubushye buza ari impanuka, ariko hari ibyo wakora ukagabanya ibyago byo gushya. Mu gihe utetse, buza abana kuza mu gikoni mbere yo guterura ikintu gishyushye cyangwa kirimo ibishyushye, cyangwa ibyo ufatisha bitanyuramo ubushyuhe nk'ibipapuro cyangwa igitambaro. Ibintu bicomekwa ku mashanyarazi bicomeke uri kubikoresha. Nurangiza ubucomore kandi ubibikaho abana batagera: ipasi, keto, microwave.
mbere yo kuhagira umwana cyangwa nawe gukoresha amazi ashyushye cyangwa wumve ko afite ubushyuhe bwo hasi, ubyumva ushingamo inkokora. Ibitanga umuriro nk'ibibiriti, amacupa ya gaze bibikaho abana batagera, nawe ubikoreshe neza. Irinde kuba ahari amazi yameneka ku icupa rya gaze uri kuyikoresha. Ibintu byose byatwika uruhu nk'amacupa arimo aside cyangwa indi miti yakangiza uruhu, bibike kure kandi mbere yo kubikoresha wambara uturindantoki. Ubushye burababaza, rero murinde abana banyu cyangwa se umuntu uwo ari we wese agire kwigengesera. Ubushye nubwo kujyanwa kwa muganga. Ikindi, kwa kwitabara kose wumvise urwego bikorwamo ni ku rwego rwa mbere, rwa kabiri birakorwa ariko ukihutira kwa muganga. Iki ni Kibabi TV. Ibi ni ibitekerezo byanyu bituma tuvuga ibi byose. N'uwatubwiye ko tugomba kubabwira ku bushye. Nawe wavuze ku buki, ubuki nabwo tuzabibabwira mu gihe gitoya. Mugire umunsi mwiza.